ibihe turimo birakomeye, ibihe turimo biruhije abagenzi, ibihe turimo bihemuranye na benshi, ibihe turimo biri gushungura. Ariko mwuka bamwe bazagwa bayobejwe n'abahanuzi b'ibinyoma n'abigisha inyigisho z'ibinyoma, kubera yuko uyu mwuka wera aje kwerurira abantu, umwuka wera aje kubwiza abantu kuri, umwuka wera aje gushungura, umwuka wera aje kuvangura, umwuka wera arakubwira, aravuga yeruye ati mu bihe bije, mu bihe turimo, mu bihe bigoye, mu gihe cy'ibigeragezo, mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'izago, mu gihe cy'intambara, umwuka wera nabaje kuberurira, umwuka wera aje kubanika abantu bihakanye Yesu, abantu bihakanye gakiza, abantu bamaze gutandukana n'Imana. Umwuka wera ari kuberurira, wa musambanyi wari kukwerurira, wa munyakinyoma umwuka wera ari kukwerurira, wa muhanuzi ubeshye ubwoko bw'Imana ubayobya kubera ko nawe uri umunyamabi, uri umunyamafuti, uri umunyamakosa, ariko mwuka wera aje kukwerurira. Mwuka wera ntabwo azemera ko muguma kwiba warakoze ibyo Imana yagutegetse kuko niba warahanuye ibyo umwuka wera yagutegetse, niba warabwirije uko mwuka wera abigutegeka, umwuka wera aje kukwerurira. Takinebo nazobinestaya, umwuka wera aravuga yeruye, umwuka wera ararangurura, arakubwira yeruye. Ibyo wakoze Imana yarabibonye, ibyo wakoze Yesu yarababaye, wamusubije ku musaraba, inkovu zirongera ziratonekara, ariko umwuka ari kukubwiza ukuri. Mwuka wera arakwerurira mu bihe bije, mu bihe wicayemo, mu bihe rubuna, nta bintu byo guhengekereza, nta bintu byo guhishahisha. Ubu noneho mwuka wera arimo arabwiza abantu ukuri, arababwira ku mugaragaro, mwumve nimutumva mubiretse, ntabwo Imana ihendahenda. Ubundi abagezeyo baragwiriye, baranezeza umwana w'intama, abandi bari mu nzira. Ihane niba ushaka ko tujyanayo. Mwuka wera arakubwira buri gihe ngihane, mwuka wera arakubwira ati waretse yaho, mwuka wera arakubwira ngo ayo mabi yawe ndayarambiwe, ariko wanze kumva. Muri ibyo kurya by'Imana ugomba kwifata nk'umukozi w'Imana, ugomba kwihesha agaciro nk'umukozi w'Imana, ukareka kumera nk'ab'iki gihe. Niba wifata umeze nk'ab'isi, ubwo butumwa wiga ubabwira bataye indangagaciro ya Gikristo. Niyo mpamvu mwuka wera, iri jambo ntiribeshya, iri jambo ntirivangirwa, mwuka wera arimo araberurira. Ubu mwuka wera ntabwo akivugira mu bwongo, ntabwo avugira mu rwihisho, ntabwo mwuka wera arimo ahendahenda. Ubu ngubu arimo araberurira, ntabwo arimo kubahendahenda. Yarabahenzahenze mwanze kumva, yarabahendahenze muramunanira. Aba bantu bazabayobya, aba bahanuzi b'ibinyoma bazabayobya bitewe n'uko kwizera nta kuri mu mitima yanyu, bazabayobya bitewe n'uko nta jambo rikiri mu mitima yanyu. Niba mutabitse ijambo ry'Imana mu mitima kugira ngo mudacumura kuwiteka, uyu muhanuzi w'ikinyoma kugira ngo abayobye biroroshye, kugira ngo akubwire ngo ngwino turakora ibitangaza, ibi bintu biroroshye. Barabashuka, barababeshya, barajya gucisha impano, bakagenda bakabaha imiti, bakaza bagakorera ku miti, bakabwira ati ngwino runaka arakora ibitangaza. Usuze kandi kwifurize amahoro y'Imana n'imigisha ituruka ku Uwiteka Imana, ukunda ijambo ry'Imana kandi ugakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Ineza y'Imana ibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose. Wowe tweka ko dukunda, ariko kandi nawe dukunda mu ibanga utabitweretse. Turabizi ko mwese muhari kandi mudukunda. Ibyo tubona mu bikorwa, mu byo namudukorera, mu kureba ibiganiro, mu gukora mu kwandika comment na like, byose tweka ko mudukunda kandi mudushikiye. Turabasuje kandi tubifurije umugisha w'Imana. Tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niyo mukobwa wese turi kumwe, Alphonsine. Uraho neza? Uraho neza. Umukobwa w'Imana ugaseka, ntabwo ari byo. Tubwiye nimba ugiye kwihakana, tubimenye nabyo ntacyo. Ntabwo nakihakana. Amakuru ni meza, turashima Imana. Mwe mumeze mutese? Natwe urabibona nyine nuko. Niko ntajya ngaragara kuri kamera se. Buri inyuma yayo.
ariko ndiye ariko ntacyo bitwaye nzajya mubabwira uko tumeze ko turashima Uwiteka. uko biri turashima Imana kandi tunezerewe Imana kuba twongeye guhura turi bazima. Nepo nari ngukumbuye ngusaba umugisha w'Imana kubona rero mbonye nyine umeze neza mu bigaragara Yesu ari mu kazi. Yesu ari kugenda bigenza neza. Tubaye tumushimye aho yagejeje. Turamushimiye. Andi makuru se y'imisi? Amakuru ni meza, turashimira Imana ikiturinze. Imana yaratwimanye. Ndikuba nta muhari nyinshi ufite ariko. Hari igihe umuntu aba yitonze ariko iyo ibisazi bya Yesu bije turasara kemera. Mugasara bigakunda. Andi makuru se mwana y'iminsi yo bugingo ameze ate? Bugingaraho ni muzima. Duhora dusigasira twitwararika kugira ngo tutamwanduza cyangwa se tudatandukana n'ubwiza bw'Imana, kuko buri Imana igushima uyu munsi ni nayo yakubwira ejo ngo nakugaye cyangwa se nakwanze. Igushima uyu munsi ejo yakugaye kwemera. Biterwa n'uburyo ubanye n'Imana. Niba Imana ndi kukubona mu mwanya mwiza ejo ugahinduka, ubwo ngubwo wamaze gutandukana n'ubwiza bw'Imana. Rero bisaba kugira ngo duhore turi inshuti ya Yesu, tudatandukira cyangwa dukora ibihabanye nawe, kugira ngo tudashwana na Yesu. Kugira ngo tudashwana na Yesu twitwara. Uyu munsi mushobora kuzura ejo ugashwana nawe bitewe n'uburyo wamubabaje cyangwa se n'uburyo wabivanze. Alphonsine, hari ikintu bita kurinda ubuhamya. Murarinda ubuhamya gute? Ubuhamya ubundi ni iki? Ubuhamya ni iki? Umuntu aburinda gute? Ubuhamya buriya nta kurinda ubuhamya biterwa n'ikintu cyakubayeho. Ushobora hari akantu mujya muvuga kangufasha nawe cya uriya muntu nta buhamya bwiza afite. Uri kubyumva? Mu idini ryanyu arakongera numva muhunda nk'umuntu akaza nta ibintu mwita ibyemezo, njya numva iwanyu mwita ibyemezo iwanyu muri ADPR. Noneho umuntu nta cyemezo yazanye, abantu mutangira ubuhamya ni bande? Ubuhamya ni iki? Ubwo buhamya iyo side ntabwo nshaka kuvuga ngo ibyo umuntu yanyuzemo nabyo mubyita ubuhamya, aho umuntu yavuye mubyita ubuhamya. Ndashaka ubwo buhamya kumubaza aho ngaho. Ubwo buhamya ni iki mu magambo avunaguye? Ese umuntu aburinda gute? Yego. Ubuhamya bashaka kuvuga ni ukuvuga ngo ushobora kujya mu rusengero muri ADPR urugero, wamara kugerayo kubera ko baba batakuzi bakavuga ngo uyu muntu ninde umuzi cyangwa se ninde umutangira ubuhamya. Ubuhamya baba bashatse kuvuga, baba bashatse kumenya niba uri umukristo koko utari igisambo kinjiye mu itorero kije kwiyoberanya. Hanyuma baba bagira ngo bamenye niba uri umukristo warabatijwe mu mazi menshi cyangwa se ugira guterana kwera n'imbuto nziza zikuranga. Rero icyo ari cyo baba bashatse kumenya, baba bashaka kugira ngo basobanukirwe uwo uriwe. Ese uri umwe mu bacu cyangwa uri umwe mu babisha bacu? Ufite n'ababisha banyu. Ubwo rero hari igihe umuntu aza akaza indyo itari imwe, hakabaho hari uje kwiba, hakabaho uje ngo umuntu asangire. Ubwo buhamya rero muri mubaza ni gute umuntu arinda, ni gute umukristo akwiye kurinda ubuhamya bwe kugira ngo butajyaho icyasha? Kurinda ubuhamya ni ukuvuga ngo niba uri umukristo ugomba kugenda nk'umukristo, ukavuga nk'abakristo, ukambara nk'abakristo, n'imyitwarire n'imivugire yawe ikaguhamiriza kuri umukristo. Rero ibyo nibyo bita kurinda ubuhamya. Niba urugero nkuciyeho mu muhanda kandi nzi ko uri umukristo, nzi yuko uri umwana w'Imana, nagucaho ngasanga ufunze inguni, ubwo buhamya bubwishe aho mpita nshishamo agakubu nkavuga uyu muntu burya aba yiyoberanya, aba yishushanya, nta buhamya bwiza afite bumuhamiriza ko ari umukristo. Icyo gihe rero nicyo cyitwa ubuhamya ko wabwishe. Ariko iyo wera imbuto
imbuto zigendana n'ubuhamya. Iyo wera imbuto ejo nkagusanga ahantu umeze neza, ukiri umukristo, imvugo yawe wigenda mu muhanda utuje, sindakubona ufunga inguni mu muhanda, sindakubona usomana, sindakubona muri kabari, icyo gihe mba ngufitiye icyizere kuri umukristo. Ariko iyo nkubonye mu byaha cyangwa se nkakubona watandukanye n'ubushake bw'Imana cyangwa se wiyambuye indangagaciro ya gikristo, icyo gihe mpita mvuga ko nta gakiza kakurimo. Ubwo ubuhamya bwawe bupfuye, nta mbuto nta cyiza nagusoromaho. ubwo kurinda ubuhamya no kwirinda ibyo bintu, yego, ni ugusigasira agakiza ka muntu, ukamenya ko niba uri umukristo hari ibintu ugomba gutandukana nabyo, hari ibintu ugomba kwirinda mu buzima byakwicira ubuhamya. yego. Ese uyu munsi umuntu yishe ubuhamya aduteze amatwi, yishe ubuhamya bwe yarabwangije, yakoze ijyana n'amaso y'Imana, reka tubivuge gutyo, biragaragara ko ibyo umuntu dushobora kuba mubona mbona yavuga cyangwa ibyangwa n'amaso y'Imana kutabizi, niyo mvuze ngo biragaragara ko ibyo umuntu abikora bitagaragara, ibyo nta nubwo tubizi, nta nubwo tureba. Ese uyu muntu birashoboka ko ashobora guhindura ubwo buhamya bubi ukongera bukaba ubuhamya bwiza, abantu bakamugira icyizere? Ese kugira ngo tumugarure icyizere bisaba iki? Uyu muntu kugira ngo kandi nanone iyo ukimubona ukamubonaho izo ngeso mbi, uramusanga ukamuganiriza, ukamubwira ati cya gihe nakubonye gutya na gutya, mwene data ko nzi ko turi abagenzi bajya mu ijuru, turi kumwe muri data, wagerageza ugahindura ibiriya bintu nakubonyeho ko Imana itabikunda, atari na byiza, ibi byatuma ubura ubugingo, kandi ko nari nzi ko uri umukristo nkaba mbona imirimo ukora cyangwa se uburyo nkubonye bibihakana. Wagenda gutya, bangaba biriravuga ngo nitubabona tuzabegere tubagira inama, nitumara kubagira inama bakazumva, abangaba bazaba bagize neza. Ariko nibatumva, ushaka abantu 2 3 mugafatanya kumugira inama, byakanga ukamuteza itorero. Noneho rero ubuhamya, umuntu waba warisha ubuhamya kugira ngo twongere kumugirira icyizere, ikosa yakoze agomba kurikosoza icyiza. Icyo nakubonye igihinduye, ejo nakubona wasubiye mu murongo neza, nkugarurira icyizere, nkongera kugira icyizere yuko ubuhamya bwawe noneho bwongeye gushyika, cyangwa se wakosoye bya bibi wakoraga wabivuyemo. Icyo gihe nongera kuvuga ati uyu muntu uko biri kose yongeye kugira indangagaciro ya Kristo, yongeye kugaruka mu mwanya mwiza Kristo amushakamo. Icyo gihe rero kugira ngo abantu bakugirire icyizere, bakugarurire, bongere bavuge bati uyu muntu ari mu murongo mwiza cyangwa se ubuhamya bwe ni bwiza, nuko babona ko cya kintu cyakwangirije ubuhamya kiretse wakivuyemo. Aho ngaho niho twongera kugurira icyizere. Tuzakigara gute? Ndi kuvuga cyane cyane ku kintu, urabona turi muri sosiyete yagutse, ikintu cyabaye muri sosiyete bose bakimenye, uri kubyumva? Urugero wenda Mbegeti twari tuzi nk'umuvugabutumwa, Mbegeti twari tuzi nk'umuhanuzi. Uyu munsi Mbegeti bitewe n'amagambo wenda yavuze, bitewe n'ibyo yakoze, sosiyete yose yamufatiye mu rogi cyangwa mu kabari n'indaya. Kandi Mbegeti twari tumuzi nk'umuhanuzi, kubera ko Mbegeti yaramenyeye kuri social media gutya wenda, cyangwa se yaramenyeye kuvuga ubutumwa mu madini atandukanye, yari umusitari mu magambo makeya. Uyu munsi Mbegeti icyo cyasha cyamuje ku gahanga, Mbegeti w'indaya, Mbegeti wafatiye mu rogi, Mbegeti bakuba imyenda, Mbegeti kandi wari umuhanuzi, Mbegeti wari umuririmbyi ukomeye w'icyamamare. Uyu Mbegeti tuvuze gutya wahuye n'ibi bintu, ko yagize ubuhamya bubi akanyuzaho umurongo tukondo tubwiraga mu buhamya bwe, kugira ngo tuzagarure icyizere Mbegeti kuvuga ngo ubuhamya bwe ni buzima, azakora icyo, azitwara gute? Niba Mbegeti navugaga uyu muntu intambwe ya mbere azatera niyo gusaba imbabazi. Ndande asaba imbabazi Imana n'abantu, kubera ko isi yo yabimenye. Usaba Imana imbabazi, ugasaba n'isi yose imbabazi. Wamara kusaba imbabazi ukavuga ko utazabisubiramo, wenda ushobora kubikora, Satani yakurashe, ariko niba kurashe rimwe ugomba gufata icyemezo ukaba maso, kubera ko impamvu yakurashe ntabwo wabaye maso, wahunikire warangaye. Iyo urangaye umwanzi arakurasa. Rero uyu muntu kugira ngo agarurire icyizere muri muroge,
yakuvanye mu rugo ajya kurasira mu rogi. yagiye kukwandika ku karubanda buri wese akubone, hanyuma buriya ariko Imana buriya uwo muntu icyo kintu kimubaho yarazengereje Imana ibintu yarabimenyereye. Ushaka kumenya yakuvanye mu rugo ajya kurasira mu rogi cyane rwose. Buriya hari abantu Satani yanika neza neza akavuga ati kabisa ndakwasi, turi kujya tujyana mu murongo. Hanyuma uyu muntu rero yamaze gukora iki cyaha agikoreye muri rogi, baramufashe aciye ku karubanda ku isi hose baramumenye. Uyu muntu azasura umurongo gute kugira twongere tumugire icyizere? Gusubira mu murongo nta kundi ni ukureka icyaha, kandi iyo wasabye imbabazi n'Imana ikabona ko ubisabye ubikuye ku mutima, n'abantu bakabona ko usabye imbabazi, ba bantu bo bagutega amaso bagategereza kubona ko wahinduye cya kintu cyakubayeho utazongera kugikora cyangwa se utazongera kukigwamo. Iyo utakiguyemo hagaca umwaka wa mbere ntibarakikubonamo, uwa kabiri ntibarabona usubira muri rogi, uwa gatatu gutyo bagenda bakugarurira icyizere yuko ibyo ari byo byose za mbabazi wasabye wazaha agaciro, kandi wasabye imbabazi ubikuye ku mutima wisubiyeho wafashe umwanzuro. Buriya bwari ubwa mbere. Buriya hari igihe ushobora gukora icyaha bwa mbere, nyine hariya twavuze nyine ni urugero turi gutanga ariko abantu twumve neza. Hari amafaranga kwita batransforma akavuga reka tubyihore, umwuka yisambwa ko abantu bagiye kubihindura ukundi kuntu, reka tubyihore. Icyo nashaka kuvuga nagira ngo turebe ukuntu umuntu yarinda ubuhamya bwe kugira ngo butandarika, cyangwa cyane ko ndi kureba ubuhamya nkasanga bujya kumera nk'amazi. Ndi kubona ubuhamya bujya kumera nk'amazi, amazi yamenetse niyo wayayora iteka ryose kugira ngo tuzavuge ko amazi yabaye meza kandi wayayo hasi. Kuyayora ni ikindi, biragoye kuyayora, ariko kandi noneho biradukundiye ko tuyayora. Tuyayoranye n'ibyo n'ibicucu n'utubuye kugira ngo umuntu azongere agire icyizere ko y'amazi yayanywa. Biroroshye bino bintu. Reka tubwire abantu barinda ubuhamya bwabo mu magambo make. Umuntu wese arinda ubuhamya bwe, kandi umuntu wese aharanire ko Kristo amwishimira. Yesu naza kugenzura umutima wawe agasanga warakosoye ibyo bintu, waragarutse mu murongo mwiza kugira ngo ugarure izina ryiza, wikureho igitutsi n'Imana ikigukureho, nuko uzagaruka mu murongo ukavuga ngo Mana, iki kintu nabonye kinyambika izina ribi n'isura mbi, ndetse hari abantu nanacumuje, nsabye Imana imbabazi n'abantu b'Imana imbabazi, hanyuma ukireke. Biragoye kuba abantu bakongera kukugira icyizere pe, birumvikana, ariko nibura naho batinda kukikugarurira, ariko Imana yo mu ijuru nibura zibamo icyo cyasha, kuko bakigize ko kigihari, ariko Imana iyo banye ko wagihinduye igenda yibagiza ba bantu ibyo bakubonyeho, kubera ko nawe bamaze gufata umwanzuro. Yego, icyo nashaka rero twajya tubwire abakristo ubuhamya cyane, turinde ubuhamya nubwo biba bitoroshye, ntabwo byoroshye. Nanone ntabwo tubyirengagije ko bitoroshye, ntabwo byoroshye, kuko igihe uvuga ati ndinda ariko akagira abagutega imitego, ariko Pawulo yavuze ngo dushozwa byose na Kristo uduhimbaga. Tuvuge ko ubuhamya ari amazi kandi yamenetse, kwayora bigorana. Reka tubivuge gutyo mu magambo make. Rufonsina, turakubona uri umukozi w'Imana, tugiye gutanga ikiganiro cyacu, tukubona buri munsi mu gitambaro. Tuzi ko igitambaro ari umwambaro w'abantu ba ADEPR, yego, ariko kandi nanone tugasanga hari abantu bari kuzakisha mu gitambaro, tukabona bateza agatambaro ariko imbere ari amasega. Nyumve neza, tukabona umukobwa uteza agatambaro kandi wazengereje abagabo, ariko ukatwisha mu gatambaro. Impamvu uri kuvuga gutyo, mwumve neza, ndi kujya mpuza n'ibintu abantu bamenye nandika mu makomenti atandukanye, cyangwa se n'ibyo mbona nanjye, ugasanga umuntu tumuzi mu gitambaro. Hari abo njya mpura nabo ugasanga muzi mu gitambaro ku manywa, kandi umuvuga butumwa nijoro, nawe ndi kwitembera mu kazi kajya yingera nijoro, ugasanga mu nijoro yambaye agapantaro kamwegereye, yafunze agatambaro gakuyemo, ni wa muntu, cyangwa ugasanga afite menshi sinari mbizi, ariko ku manywa ni mu gatambaro, biravuze ngo cyane. Ntabwo ingero nyinshi cyane zituye duhana n'abantu batandukanye, maze iminsi mpura nabo, ariko naho nabo nijoro ni wa wundi uhanuraga, nkasanga afite ibidirede simbizi mbibuze mu gitambaro, nkasanga akubisemo agapantaro yakifunze, bikamugaragaza uko ameze kose bitewe n'ikipe agiye gukora muri iryo joro. Nkibaza, igitambaro ni igitambaro mbona mwambaye abantu muri ADEPR cyangwa se barukore muri rusange.
ni ihame ry'idini cyangwa ni Kristo ubibategeka? Kwambara igitambaro ntabwo ari ihame ry'idini kuko nagikuyemo ntiwakishyiramo ku ngufu, ahubwo ni Kristo. Kuko igitambaro ubundi gishushanya agakiza mu buryo bw'umwuka. Buriya igitambaro ni umuco, kuko na Yesu hari aho nagiye mbona filimi yajyaga kuri aritari yajya gusoma ijambo ry'Imana nkabona ashyize niba ari umwitwabyita umwitero mu mutwe, bivuga ngo ijambo ry'Imana ryubahwe. Buriya umuhanuzi utiteze aba ameze nk'ikibuno. Komeza tubwire. Tugomba gukurikiza umuco wa Kristo. Niba watubanjirije twarateye ikirenge mu cya Kristo, tugomba kwambara tukikwiza, ukambara inyuma ukagaragaza ko uri umukristo, n'imbere imirimo imbere ubundi akari ku munwa akari ku mutima gasesekara ku munwa. N'imbere inyuma ko tubona imbere mushobora kubibona. Imbere nabyo iyo tubona inyuma birahuye. Iby'imbere byo rero bimenywa na Kristo. Buriya biba byiza iyo agakiza uvuga kari mu mutima imbere, kari muri wowe ndani. Noneho niba kari muri wowe, noneho n'inyuma n'umuntu w'inyuma ukwiye kugira ute kumwambika agakiza k'imbere kakagaragara n'inyuma. Buriya kuko amavuta ahari ntago yihishira. Iyo rero akagakiza ni ikintu dukwiye gusigasira. Agakiza ni ukuvuga ngo iyo wamenye Kristo ntabwo ushobora kuminura. Yesu ntigeze aminura. Yesu ntigeze yambara ubusa. Yesu ntiyigeze asiga inzara. Yesu mbese twagenda tubihuza cyane tukabona ahantu Kristo uko Yesu yarari. None ko arabo tubona muza muduhanura mwambaye ibitambaro twona mwabikwemo mukagumya mugahanura, bababaye bahanuzi bibuno. Barababaye abahanuzi b'ibibuno. Ni gute umuhanuzi yambara ubusa mu mutwe kandi yarategaga igitambaro, kandi ari ikibisanye cy'Uwiteka. Ugabura iby'Imana. Iyo ugabura ibyo kurya by'Imana ugomba kwifata nk'umukozi w'Imana, ugomba kwihesha agaciro nk'umukozi w'Imana, ukareka kumera nk'abiki gihe. Niba wifata umeze nk'abisi, ubwo butumwa wigubabwira uri kubukura ye. Ubwo nitubona wagiye kumutuzakwita umuhanuzi. Nanjye muzanyita umuhanuzi w'ikibuno, kuko ngewe ubabwira nanjye ndibwira. Urumva buriya imbuto ushaka ko abantu bera nawe zera. Urakoze cyane katugusaba noneho usenga Imana uduhe ubutumwa Imana yakushyizeho muri uyu munsi. Ni karibu. Mana data wa twese mwiza, uri Imana igira neza, uri Imana yo kubahwa. Turagushimiye, turakunezerewe uyu munsi wa none. Wemeye ko tubana nawe imbere y'aba bantu y'ubwoko bwawe warose mu bise by'amaraso yawe Kristo. Ndagushimiye rero ko uyu munsi wemeye ko twifatanya gusoma ijambo ryawe kandi tukumva icyo umwuka dushakaho, icyo umwuka ashaka ko dukora. Mu izina rya Yesu rero tugusabye imbaraga, tugusabye Mwuka Wera adusobanurira iby'ijambo ryawe kandi turushaho kwegerana nawe. Muri nzara avuze ngo newe na Satani ujye undwanirira Kristo. Niyo mpamvu turushaho kwegera ubwiza bwawe, niyo mpamvu turushaho kumva ijambo ryawe kugira ngo dushyikirize ubwami bwo mu ijuru. Iri jambo ni umutsima utera imbaraga, iri jambo ridukomeza mu rugendo, iri jambo riratuyobora ntirituyobye. Niyo mpamvu turushaho gukunda ijambo ryawe. Sengeye ubwoko bwawe duteraniye ahangaha kugira ngo tugirire neza abari mu mahanga, bari mu Rwanda. Uwera wa Isiraheli abakurikiranye ijambo ryawe, abo bose bagirirwe neza nawe kandi ubahishe mu mucyo wawe, bakureho imbaraga z'umwijima. Nyemerera Uwiteka ubwiza bwawe barasire mu izina rya Yesu Kristo. Uzu dushyigikire muri iri jambo kandi dushoboze Umwuka Wera ganze, tuyoborwe n'Umwuka ntitwiyobore Kristo. Tuvuge tubwirijwe nawe kandi duhe kumvira no gushyira mu bikorwa ijambo ryawe, ibyo ritubwirira cyangwa se n'inama riduha no guhugurwa n'ijambo ryawe. Urakoze ngabana natwe, duhagaritse imbaraga zose zahagurukira kuturwanya, imyuka mibi yahagurukira kutunesha. Mu izina rya Yesu dukubise dayimoni kiroso, dayimoni rusahuzi. Mu izina rya Yesu sahura ijambo ryawe mu bantu bawe. Mwami iri jambo abantu bari buryumve rigume mu mitima yabo. Uyu mudayimoni uzagasahura ijambo abantu bamaze kumva kugira ngo ritagira icyo ribamarira, ritagira aho ribageza. Uyu mudayimoni natwe turamwishe mu izina rya Yesu, tumuroshye mu nyanja yaka umuriro. Urakoze ngabana natwe Mwuka Wera, mu izina rya Yesu tubyambaje twizeye, amen. Murakoze.
tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turarisanga muri Timoteyo wa mbere ibice ni 4 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 5. nagira umuntu nsomera. Timoteyo wa mbere ibice ni 4 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 5. Kadusubire mu izina rya Yesu Kristo. Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa 5 handitse ngo ubukanye bwo mu minsi y'imperuka ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa. Amen. Bite ku myuka iyo by'inyigisho z'abadayimoni bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma. Bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo n'iz'ubushye. babuza kurongorana, baziririza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima. Kuko iby'Imana yaremye byose ari byiza, ntiharimo icyo gutabwa iyo cyakiranywe ishimwe, kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Amen. Haleluya. Imana itugire neza kandi Imana ishimwe. Ijambo ratubwiye ngo ari ku mwuka aravuga yeruye ati haleluya. Umwuka wera w'Imana, ijambo ry'Imana uyu mugoroba isaha riravuga ryeruye ati Imana itugire neza. Umwuka wera arimo arerurira abantu be, umwuka wera arimo yerura ku mugaragaro, aravuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa. Ibihe turimo birakomeye, ibihe turimo biruhije abagenzi, ibihe turimo bihemuranye na benshi, ibihe turimo biri gushungura, ariko umwuka wera aravuga yeruye ati mu bihe bizaza, mu bihe za nyuma ngo bamwe bazagwa. Imana iturengere cyane, Imana idushigikire. Ngo bamwe bazagwa bayobejwe n'abahanuzi b'ibinyoma n'abigisha inyigisho z'ibinyoma, kubera yuko uyu mwuka wera aje kwerurira abantu, umwuka wera aje kubwiza abantu kuri, umwuka wera aje gushungura, umwuka wera aje kuvangura. Umwuka wera arakubwira, aravuga yeruye ati mu bihe bije, mu bihe turimo, mu bihe bigoye, mu gihe cy'ibigeragezo, mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'izago, mu gihe cy'intambara, umwuka wera arakubwira ngo mu bihe nk'ibi bamwe baraguye, bamwe bikubise hasi, bamwe bataye agakiza, bamwe bataye umuhamagaro, bamwe bataye indangagaciro ya Gikristo. Niyo mpamvu umwuka wera, iri jambo ntiribeshya, iri jambo ntirivangirwa, umwuka wera arimo araberurira. Ubu mwuka wera ntago akivugira mu gongo, ntago avugira mu gwihisho, ntago mwuka wera arimo ahendana abahungu barimo araberurira, ntabwo arimo kubahendahenda. Yarabahenze mwanze kumva, yarabahendahenze muramunanira. Ariko ngo mu bihe bizaza abantu bamwe bazagwa, mu bihe biruhije abantu baraguye. Kandi koko turebye dusanishije ibi bihe turimo abantu benshi bahakanye Yesu, ariko mwuka wera nabaje kuberurira, mwuka wera aje kubanika. Abantu bihakanye Yesu, abantu bihakanye agakiza, abantu bamaze gutandukana n'Imana, umwuka wera ari kuberurira. Wa musambanyi wari kukwerurira, wa munyakinyoma umwuka wera ari kukwerurira, wa muhanuzi ubeshye ubwoko bw'Imana ubayoboza kubera ko nawe uri umunyamabi, uri umunyamafuti, uri umunyamakosa, ariko mwuka wera aje kukwerurira. Mwuka wera ntabwo azemera ko muguma kuyoboza ubwoko bw'Imana, mwuka wera ntabwo azemera ko mugumya kuyoboza abantu. Iki ni igihe mwuka wera aje kwerurira umuntu wese uko wakoze aje kukwerurira. Niba warakoze neza arakwerurira, niba warakiranutse aje kukwerurira, niba warakiraniwe aje kukwerurira, niba warakoze ibyo Imana yagutegetse gukora, niba warahanuye ibyo umwuka wera yagutegetse, niba warabwirije uko mwuka wera abigutegeka, umwuka wera aje kukwerurira. Takinebo nazobinestaya. Umwuka wera aravuga yeruye, umwuka wera ararangurura, arakubwira yeruye. Ibyo wakoze Imana yarabibonye, ibyo wakoze Yesu yarababaye, wamusubije ku musaraba, inkovu zirongera ziratonekara, ariko umwuka ari kukubwiza ukuri. Mwuka wera arakwerurira mu bihe bije, mu bihe wicayemo, mu bihe turimo, umwuka wera arakwerurira. Abantu bagiye kugwa, ni koko baraguye, dore isengero zirakinze, bamwe bari kuvuga ngo noneho turajya he, turasenga gute ko twajyaga mu rusengero, none bakaba barazifunze, biragenda gute? Nuko mwuka wera agiye kukwerurira.
niba wasengaga ugiye kugaragara, niba wakizwaga ugiye kugaragara. aho ni murajya kwiremera ibindi bishushanyo, murajya kwibariza ibishushanyo bibajwe, mukajya kuramya za mana zanyu, mukajya kuramya ibigirwamana, mukavanga insengero barazikinze, insengero zivuyeho. ibi byondo bigomba gukingwa, ariko ugomba kumenya ko urusengero rwa mbere ari wowe. ugomba kumenya ko urusengero ruri mu mutima wawe. ugomba kumenya ko uri urusengero Uwiteka yubatse. Imana itugire neza kandi Imana idushigikire. ni gute abantu muri mufite urusaku rwinshi? nta bintu byo guhengekereza, nta bintu byo guhishahisha. ubu noneho Mwuka Wera arimo arabwiza abantu ukuri, arababwira ku mugaragaro. mwumve nimutumva mubiretse. ntabwo Imana ihendahenda. ubundi abagezeyo baragwiriye, baranezeza umwana w'intama. abandi bari mu nzira. ihane niba ushaka ko tujyanayo. Mwuka Wera arakubwira buri gihe ngo ihane. Mwuka Wera arakubwira ati waretse yaho. Mwuka Wera arakubwira ngo ayo mabi yawe ndayarambiwe, ariko wanze kumva. Mwuka Wera arabivuga yeruye. mu bihe bya nyuma ko abantu baguye, mu bihe bya nyuma abantu bataye kwizera, mu bihe bya nyuma abahanuzi b'ibinyoma badutse, ngo abangaba bazayobya abantu b'Imana. abangaba kubera ko ngo ijambo ritubwira ngo abangaba bazayobywa ngo nuko bataye kwizera. niyo wamaze guta kwizera hakaboneka umuhanuzi w'ikinyoma arakuyobya. aba bantu bazabayobya, aba bahanuzi b'ibinyoma bazabayobya bitewe nuko kwizera nta kuri mu mitima yanyu. bazabayobya bitewe nuko nta jambo rikiri mu mitima yanyu. niba mutabitse ijambo ry'Imana mu mitima kugira ngo mudacumura ku Uwiteka, uyu muhanuzi w'ikinyoma kugira ngo abayobye biroroshye, kugira ngo akubwire ngo mwine turakora ibitangaza, ibi bintu biroroshye. barabashuka, barababeshya, barajya gucisha impano, bakagenda bakabaha imiti, bakaza bagakorera ku miti, bakavuga ati ngwino runaka arakora ibitangaza, ukaza nawe reka ukamwiruka inyuma. uyu muhanuzi w'ikinyoma, uyu nguyu arakujyana muri Gehinomu, uyu arakurimbura nta cyiza kimurimo. uyu nawe nibaringa igenda, kubera ko uyu ni umunyakinyoma, uyu ni umuhanuzi w'ikinyoma utazakugeza ku bugingo. uyu nguyu ni indyarya mbi, irimo irakuyobya kugira ngo irimbure ubugingo bwawe, irimo irakuyobya kugira ngo ikwambure ubukristo bwawe. numara kuyoba ijambo ry'Imana rikakuvamo, bwiza bw'Imana bukakuvaho, uzangara. inyoni yataye icyarirerera, niyo umuntu ataye Imana apfa yangara. nari ndi kukubwira ngo va mu buyobe, tandukana n'abahanuzi b'ibinyoma. aba bahanuzi baza bitwaje izina ry'Imana, aba bahanuzi baza bavuga ngo bakora ibitangaza, nyamara bagiye gucisha izindi mana hanze, bagiye gucisha impano, warangiza ukaza kwakira ibitangaza bya Satani. ese uzabimarana igihe kingana iki? uzagera kuki? ibyo bintu barimo kukwizeza, iyo mana bari kukubwira atari Imana, urumva hari ahantu izakugeza, hari n'aho izagukura. garukira aho ngaho. babahanuzi b'ibinyoma ubima amatwi. hari abantu bafite inyigisho z'ibinyoma ziyobya, aba bantu bamaze gukomeretswa n'ibyaha bakora, bashaka kugira ngo barimbukane n'ubwoko bw'Imana, bashaka kugira ngo barimbure benshi. aba bantu Satani yarabatumye, nawe barangije bagutumwaho, ariko nutabika ijambo ry'Imana rigusobanurira iby'abahanuzi b'ibinyoma uzayoba. ugiye gupfa mu bugingo nurangiza urimbukane n'uyu muhanuzi w'ikinyoma, urimbukane n'aba bantu bigisha inyigisho z'abadayimoni badukanye. abantu barajya Uganda bagacishiza impano, bakagenda bakabaha impeta, bamwe babaha impeta, abandi bakabahereza ibindi imiti bakoreraho. ariko ndagira ngo nkubwire ngo banza usenge, banza uyoboze Umwuka Wera, banza uvuge, banza usobanukirwe Imana ukurikiye iyo ari, banza usobanukirwe uwo muntu Imana ari kukubwira iyo ariyo. Imana iturengere, Imana idutabare, Imana idushyigikire, Imana idukure mu buyobe. utandukane n'abahanuzi b'ibinyoma, utandukane n'abavuga butumwa b'ibinyoma, utandukane n'abantu bavuga ijambo ry'Imana barigoreka, bashaka kukuyobya bakujyana muri Gehinomu, bashaka kugira ngo babere umuyoboke gusa, bashaka kugwiza abantu, ariko bakagwiza abantu batajyana ngo bashikirize Kristo, nibura ngo bavuge ngo tukuzaniye umunyago Yesu. aba bantu tuzababwirwa ari iki? Nuko tuzegera Imana, tugatindana n'Imana ikaza ikadusobanurira umuntu ugendana nawe uwo ari we, umuntu uri gukurikira, umuntu uri kukwigisha uwo ari we. aba bahanuzi b'ibinyoma bazakubwira ngo ngwino iwacu turakora ibitangaza, nurangiza ugere ati twebwe iwacu gusiga inzara nta kibazo, komeka inzara nta kibazo, gusa mbese kwitukuza nta kibazo, nta kintu bitwaye, gusuka ntacyo bitwaye. uyu muhanuzi w'ikinyoma azakwemerera ibihabanye n'iby'ubugingo akunda. aba bantu z'ibinyoma amabi yabo bazayakwemerera kugira ngo bagwise umubare bashyira Satani.
kuko nawe wamaze kuyoba mbere, wamaze kwakira ubwami bwa Satani, wanze kumvira ukuri, ahasigaye wumvira abahanuzi b'ibinyoma, ahasigaye wumvira Satani. Uyu Satani azaguseka, Satani azakwishima hejuru igihe uzaba uri gushya mu muriro, igihe uzaba uri gukongoka, igihe uzaba uri kubabazwa, igihe uzaba ushaririwe. Ariko iki gihe Yesu azakubyina ku mubyimba, kuko ibyo byose yarakuburiye wanga kumva, ibyo byose Yesu yakugiriye inama ntiwumva, abahanuzi barahanura ntiwumva, abavuga butumwa barabwiriza ntiwumva, bakugira inama urangurananirana, ushinga izosi, ushingana abantu izosi n'Imana. Ariko umunsi umwe Yesu yarigonze, ntabwo uzongera kwinyagambura. Ariko nagira ngo nkubwire ngo iyo wataye ibyiringiro wamaze gutagakiza, iyo wataye ijambo ry'Imana wamaze kwiyambura Imana, wamaze guhakana Imana, nta kundi nyine inzira ni ukuyoba ukajya mu irimbukiro. Ariko ndakubwira ngo garukiraho, iyambure aba bantu b'ibinyoma, iyambure ubuyobye. Dufite abantu ubwira ngo kurayizanda idini ryacu yabitwemerera. Pasiteri yababwiye ko abibemerera, ariko ntabwo Imana ibyemera. Nta n'umuntu usiga inzara uzajya mu ijuru, nta muntu uguriza inzara z'ibyomekano z'ibibadikano uzajya mu ijuru, nta muntu usuka ibisuko ku mutwe we uzajya mu ijuru. Ibyo biziriko mwirwa mwikweye ntabwo bizakwinjiza mu ijuru. Izo mini wirwa wambaye ugaragaza intege, ntabwo ibyo bintu imbere y'Imana uranuka. Latakini waya binifo, iby'Imana ntabwo bigaburirwa imbwa. Tasini wini kuta la bine shaya gidesta, hetakini wini kuta ya bine sasoma. Imana irambiwe ibyaha byanyu. Ntabwo Imana izajyana, nta mwibona uzahinguka amarembo y'ijuru, nta mujuru uzajya mu ijuru, nta musambanyi uzajya mu ijuru, nta mutinganyi uzajya mu ijuru, nta nkozi y'ibibi uzajya mu ijuru, nta mwicanyi uzajya mu ijuru, nta muntu ugambanira mwene se uzajya mu ijuru, nta muntu usebanya uzajya mu ijuru, nta muntu uhimba ibinyoma uzajya mu ijuru. Ijuru rizajyayo hazajyayo uwakijijwe neza, hazajyayo umuntu wemeye Kristo agakora ibyo Yesu ashaka, uwo niwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Hunga rero ngwino garukira aho ngaho, we kugwa. Niba waranaguye ngera uce bugufi usaba Imana imbabazi, ubwira Imana ngo Mana nari narayobye. Dufite abantu bajya bavuga ngo bumvuye muri ADPR, ngo ngewe ngo ndabona ngo nshaka gushyiraho ngo ameshi, ntabwo nze kubivuga ngo ni plaque. Dufite abantu rero bajya bavuga ngo ngiye kitambaro sinagitega, ngo reka ngo kanjye mu idini babyemera. Barabyemera kwa Satani nyine nta kibibanga. Impamvu uri gusohoka mu itorero urimo, impamvu uri gusohoka ukavuga ngo reka njye ahangaha bemera ibi, nuko uzi yuko ari byo kamera irariki. Jambo mu Baroma ibice 8 umurongo wa 3 yarambwiye ngo umutima wa kamere ntushobora kunezeza Imana. Uyu mutima wa kamere icyambere uzana urupfu, icya kabiri urarimbura. Uyu mutima wa kamere ntabwo ushobora gutuma uhura n'Imana. Reka da, uyu mutima wa kamere uhabanye n'ubwiza bw'Imana. Ni ku mutima wa kamere ntabwo kubwira ngo ushaka bugingo, ndagira ngo nkubwire ngo ushaka ubugingo bw'Imana. Va mu buyobe, we kwirwa wiyoberanya, we kwirwa wishushanya, mbese wigira uko ushaka, wiha amasura udafite, ukajya kwitukuza ugaca. Dufite abantu baca mu byuma, hari n'abagera mu cyuma bagapfuba, ugasanga umuntu afite ibibara, ugasanga umuntu ntiwamenya isura. Ariko wagumye uko Imana yakuremye, wagumye uko Imana ishaka, bite byawe ninde wakubwiye ko ubwiza babushaka? Ntabwo ubwiza babushaka, ntabwo ubwiza babugura. Ubwiza ni Kristo Yesu. Kunda Yesu niwe uzaguha ubwiza. Abashaka ubwiza ni icyubahiro no kudapfa, babishakishanye gukora ibyiza badacogora, babishakishanye gukunda Kristo no kwemera ingeso za Yesu, no kwemera kuyoborwa n'Umwuka Wera, no kwemera ibyo Kristo ashima. Yesu rero aravuga yeruye, Mwuka Wera arababurira yeruye, avuga ko ibyo byaha byanya bihaze. Umwuka Wera arabihaze, Umwuka Wera araberuriye, hagiye kugira bamwe bagiye kugwa. Niba wanywaga inzoga usenga ugiye kugwa, kubera ko ugiye kuvuga ngo nta gisengero zigisengerwamo, ugiye kwitwaza urwitwazo rw'isengero. Bundi niba wasambanaga uri mu itorero tuzi ngo urahogoza ngo ni byiza urakijijwe. Niba wahanuraga tuzi ko hanura uri umuhanuzi uri umukozi w'Imana. Ubu ngubu bigiye kumenyekana. Umwuka Wera agiye kukwerurira, Umwuka Wera agiye kugushyira habona, Umwuka Wera agiye kuguhishura uburiwe.
impamvu udagadwa, impamvu uhinda umushyitsi ukavuga ati noneho nzasengera, wakurikiye isengero z'ibyondo, ntabwo wabanje kubaha urusengero ruri muri wowe, ntabwo wabanjije kubaka umuntu uri muri wowe. Ubugingo buri muri wowe nibwo banza kubakika, ugatera intambwe ukajya mu rusengero. Uru rusengero ni uguterana kwera, niko Bibiliya ivuga. Uru rusengero ni ihuriro ry'abana b'Imana kugira ngo bagire ibyo baganire ku ijambo ry'Imana cyangwa bagire ibintu bahuguranaho. Ntabwo rero urusengero rw'ibyondo arirwo ruzakujyana mu ijuru, ahubwo urusengero ruri muri wowe, muri wowe andani, nirwo ruzaguhamiriza, ni narwo ruzaguha ubugingo. Ushobora kuza ukatwiyoberanya mu rusengero tukabona ko ukirijwe, ariko tukanagutangira ubuhamya, ariko ubugingo bw'imbere, uyu mutima w'imbere, urusengero rwarwo mu mutima, urusengero rw'imbere rukavuga ngo reka reka iri juru uzaribona. Nubwo bwicanyi bwawe, nubwo bwibone bwawe, nubwo busambanyi bwawe, n'izo nsangano zawe, no kutababarira kwawe, no kwibuka ibyahize, no kureba mwene se ukumva ntushaka kumubona, nubwo businzi, nubwo bujura, nubwo butinganyi, nubwo n'ayo mabi yose, nuko guharika umugore wawe, nuko guharika umugabo wawe, n'izo shumusho bikara nazo, ni iyo migozi kuboshe, ntabwo twe twabimenya, ariko Yesu arabizi, n'umutima wawe urabizi. Ubundi uyu mutima niwo uguhamiriza uburiwe, niwo uguhamiriza ati ko kw'ijuru waritaha, n'abantu bakaguhamiriza ati waritaha. Umuntu agira ubuhamya butatu bwamwemerera kujya mu ijuru: umuturanyi wawe, umutima wawe, ndetse n'Imana. N'abantu bakaguhamiriza, n'ijuru rikaguhamiriza. Ubu ngubu kenshi dufite ingo wageramo ukavuga ati aho kugira ngo nkizwe nk'umugabo wanjye nabireka. Dufite ingo zitwa ko ari abakristo, ariko wageramo ugasanga rurashya, cyangwa umuntu yaguhambukira yakubwira ukumva ibintu byarenze ihaniro. Kubera iki? Ubu ngubu ushobora kuganiriza umugore ukamubwira ati umugabo yajya mu ijuru, ati reka ati dusubize n'ijuru, n'irembo ntiyarireba. Kubera yuko urugo rwawe nirwo ruzaguhamiriza, umugore wawe, abana bawe bazagutangira ubuhamya bwo kuba wabona ijuru, n'umugabo wawe n'abana bawe wa mugore we nibo bazaguhamiriza ijuru. N'abaturanyi bashobora kuvuga ati uyu muntu koko pe ni umukristo ku ijuru, ariko niba imirimo ukora ihakana ko wajya mu ijuru, noneho umutima wawe ukakubwira ati nyamara ngenda kurondora naho mishwa. Abantu ushobora kubiyoberanya, ariko ngewe umutima wawe ntabwo wamisha, ukakubwira ati ibi n'ibi, ugashyiraho urutonde, igagutondekera ibyaha byawe. Urumva ijuru waribona? Tubwizanye ukuri, ubwizanye ukuri n'umutima wawe, umutima wawe kuri kukubwira urumva ijuru waribona, cyangwa wamaze kuyoba, wamaze gutakwizera, uhita ukurikira abanyabinyoma, ujya guca inzira z'ubusamu, Satani agenda guhembe. Ariko nubwo ari biguhembe, ibi bintu birimo amarira n'umuborogo, birimo urupfu, birimo kurimbuka. Ariko uwategereje Kristo akamwizera, akarindira ubushake bw'Imana, nubwo ibya Yesu bitinda, ariko bitinda bizaza ari ibintu bifite ubuzima, bifite ubuziranenge, bitinda ari ibintu bizaguhesha n'ubugingo. Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo mwarankurikiye. Petero abaje Yesu ngo ko twagukurikiye tugasiga ibyacu, uzaduhemba iki? Yesu aramubwira ngo mukiri mu isi nzabakubira inshuro 100, ariko ikigerekeretse kuri ibyo nzabaha ubugingo. Bivuga ngo Yesu aduha ibintu byiza kandi bizima, bitarimo umubabaro, bitarimo umwaku, bitarimo karande, bitarimo nyabinzi, bitateze ejo wagomera Satani agahita bikwambura. Ariko Yesu ntabwo ajya yambura, Yesu ntabwo atanga umubabaro, Yesu atanga neza, Yesu agaba neza, Yesu aguhemba neza, kandi ikindi akazaguha ubugingo. Imana itugirire neza cyane. Nandi kuvuga ngo ngwino kwa Yesu wamaze kuyoba, wowe wakurikiye inyigisho z'ibinyoma, birwa bakubesha, barajya gukora ubwisikoro. Umuntu akagenda agamagara nk'abantu 5 ati muzaze muri ibirema, muze hano mbereke uburyo tugiye gukora ubwisikoro neza, tukereka abantu ko dukora ibitangaza, tukabarya amafaranga. Abantu bigize abanajuwa, barangiza ubwo bakaza, barangiza ayabakoraho ngo barakize, abantu bagatangira kuzana amafaranga bisakasaka, basuka aho ngo umukozi w'Imana nta makuru ufite. Abandi bakajya gucisha izo mbaraga z'abadayimoni, bakajya gucisha izo mbaraga z'abarangi, bagukora ukadandabirana, ngo imyuka mibi ngikuvamo, hanyuma abadayimoni bakamoka bagakumokeramo. Wowe ibintu urimo urabizi, aho uri kuyobera urahazi, kandi umutipe yifitanye misiyo n'umurozi. Uyu murozi arakumokeramo, namara kukumokeramo aba ari abagiye ngo koko ibintu ni sawa, ariko ntabwo ari sawa. Ni tekinike y'abarozi,
ni tekinike y'abantu b'abisikoro. Araza gukuramo umwuka, agushiramo imyuka mibi ya Satani, hanyuma nayigucengezamo, hanyuma agukuyemo ikizima, agushizemo ikibi. Urumva udasigaye uri igipfu, urumva utari igisenzegeri. Imana iturengere. Abantu bakabije kuba benshi babesha, bayobya abantu, bakora ibitangaza bitavuye ku Mana, ari abadayimoni, ari imbaraga z'abarangi, ari imbaraga z'ikuzimu. Abantu baragendana ibintu mu nzara biza kwica ubugingo bw'abantu, ngo barimo barabatabara, barimo barabakiza indwara, barabakiza. Yesu niwe ukiza. Uyu muntu azagushiramo imyuka mibi, agusigire noneho ibyo utazabasha kwikiza. Nagira ngo nkubwire ngo va mu buyobye. Iyambura abahanuzi b'ibinyoma, wiyambura abigisha b'ibinyoma. Aba bantu bazafata ibyaha bababwire ko byera, ariko nyamara ntabwo byera. Bazakubwira ngo se ngo nunywa akayoga gakeya ngo kubw'inda nini yakunaniye, cyangwa se ngo kubwo mu nda ngo uzasenga izabihumanura. Ibihumanura ikize? Imana yaremye ibibi n'ibyiza ngo duhitemo. Hitamo imarifu. Niyo kubesera Imana ngo ibintu byose ngo ni byiza, ngo birera, ngo biratunganye. Harimo n'ibibi, harimo ibyavumwe, harimo ibyurya byanduye utasengera ngo bihumanuke. Ninde wababeshe? Abahanuzi b'ibinyoma bazabwira ngo murasenga bihumanuke. Abahanuzi bazabwira ngo ikibi ni icyiza, ariko nta bwiza mbonye. Ahubwo nimuhindukirire Yesu, niyo mutunzi y'imbabazi. Kadusomera ijambo riri ba mbere ibice 3 umurongo wa 16. Somerane po 16 geze ku murongo wa ugeze ku murongo Abami ba mbere ibice 3 umurongo wa 16 ugeze ku murongo wa 21. Abami ba mbere ibice 3 umurongo wa 16 ugeze kuri 21. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Salomo acira abagore babiri imanza. Bukeye abagore babiri b'abamaraya basanga umwami bamuhagarara imbere. Umwe muri bo aravuga ati, Nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe, bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana, maze iminsi 3 mbyaye, uyu mugore nawe abyara turi kumwe. Nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa, azize yuko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka, ankura umwana mu gituza ubw'umuja wawe nari nsinziriye, amuryamisha mu gituza cye. Wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa umwana, nsanga yapfuye, ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Undi mugore avuga ati, oya, umuzima n'uwanjye, uwapfuye n'uwawe. Komeza. Oya, kadusorezaho. Uwapfuye n'uwawe. Oya, soma hepfo gato twumve iherezo ry'aba bagore. Uwa mbere ati, oya, uwapfuye n'uwawe, umuzima n'uwanjye. Babivugira batyo imbere y'umwami, nuko umwami aravuga ati, yemwe. Umwe agira ati, yemwe. Umwe agira ati, umuzima n'uwanjye, wapfuye n'uwanjye. N'undi akagira ati, oya, ahubwo wapfuye n'uwanjye, umuzima n'uwanjye. Umwami ati, nimunzanire inkota. Barayimuzanira, maze umwami arategeka ati, uwo mwana muzima nimumucemo kabiri, igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati, Nyagasani, umuzima mumwihere, wimwica nubwo bimeze bisyo. Ariko undi aravuga ati, ahubwo bamucemo kabiri, mubure nawe umubure. Umwami aherako arategeka ati, umwana muzima nimumwice na hato, mumuhuriye mugore kuko ari we nyina. Hariho aba bagore babiri, umwe ngo byara umwana,
amaze kubyara umwana ngo n'undi ngo bukurikiyeho abyara umwana ngo bamaze kubyara aba bagore bamaraye bari mu nzu imwe ngo barangije ngo bararyama ngo bose ngo barasinzira ariko ngo umwe ngo yari yasinze isindwe ngo amaze gusinda isindwe ngo araryama yibagirwa ko aryamanye n'umwana amaze kwibagirwa ko aryamanye n'umwana ngo arangije ngo aryamira umwana we ngo barapfuye uyu mwana amaze kumuryamira uyu mugore yari yasinze isindwe iyi maraya yari yasinze isindwe irangije gusinda yibagirwa ko ifite umwana imaze kwibagirwa irasinzira ahunikira birashoboka ko yigaraguye igahindukira ikamuryamira ngo uyu mwana ahita apfa amaze gupfa ngo uyu mugore arangije ngo abone uko umwana we yapfuye ngo arangije arabyuka amaze kubyuka abonye ko umwana we yapfuye aramuterura amaze kumuterura ngo aragenda areba wa wundi nawe yasinzire yahunikiye ntazi yageze ngo arangije ngo akura umwana muzima mu gituza cy'uyu mubyeyi wahunikiriye ngo amaze kumukuramo ngo hanyuma ngamushyira mu gituza uyu wapfuye ngo arangije atwara uyu mubyeyi muzima ngo arangije ngo kumutwara ngo umugore ahabyukiye ngo arebye umwana asanga umwana yapfuye arangije aravuga ati ntibishoboka uyu mwana wanjye arebye ibimenyetso by'umwana we asanga nta kimenyetso na kimwe uwo mwana afite aravuga ati uyu mwana si uwanjye amaze kuvuga ko umwana atari uwe abwira uwo mugore ati umwana wanjye ko yari muzima nkaba ndeba wanguraniye umupfu bimeze bite umwati reka si uwanjye umuzima ni wo wanjye unati umupfu ni uwawe unati umuzima ni wo wanjye aba bagore baraharirana bajya impaka habura ubakiza nta mushyitsi bari bafite ngo yamwishe cyangwa se ngo yamwibye arimo guhangana hagati yazo ndetse bari kunarwana bakicana ariko baza kumenya ko hari umwami haleluya bamenya ko hari umwami ufite ubwenge kandi ubifitiye ubushobozi bamenya ko hari umwami ufite mwuka rasikita bamenya ko hari umwami uyoborwa n'umwuka wera ngo maze uyu mwami ngo baragenda aba bagore babiri ngo bahagarara imbere y'umwami ngo baramubwira ngo mwami twari mu nzu turi abagore babiri mu by'ukuri nta mushyitsi twari dufite yewe nta n'umuntu uherutse kutugenderera nzutse sanga umwana wanjye yapfuye sangwa umwana wanjye bamuhindure bampaye umupfu noneho mwiriye umugore ati umwana wanjye ko waminduriye umwana muzima ufite ari uwanjye uyu mugore akabihakana none mwami dukiranura ngo barangije ngo bakomeza gusigana nk'uko basigana umwami arabitegereza aravuga ati nimunzanire inkota bamaze kuzana inkota baravuga ati uyu mwana tugiye kumucamo kabiri tumubagabanye mwa bagore mwe nicyo kintu kiragira ute kirabamara impaka aba bagore ko bari babiri nta wari ufite ntabwo bagiraga ntabwo bari bafite kumvikana noneho ngo barangije umwami ngo aravuga ngo nimunzanire inkota ngo barangije barayimuha ngo aravuga ngo noneho uyu mwana ngiye kumubagabanya noneho nyiri umwana ngagira imbabazi ngo aravuga ngo mwami wimucamo kabiri ahubwo ni mumuhe amujyane uyu mwami yari afite ubwenge uyi Salomo yari yarasabye Imana ubwenge Imana irangije imuha ubwenge buhagije kuko yari ashoboye guca imanza zananiranye noneho ngo Salomo ngarangije byitegereje ngaravuga ngo uyu mwana ni mumuhe uyu mugore umufitiye imbabazi kuko ari we nyiri umwana haleluya kubera ko uyu Salomo yayobowe n'umwuka wera n'ubwenge bw'Imana kubera ko yasabye neza ntabwo yari kuyoberwa guca urubanza rw'abagore aba bagore bakiranura gucya umugore asubirana umwana we ngendere kukubwira ngo iki nagira ngo nkubwire abana babiri barabyaye bose nari kukubwira ngo bera amaso umwana wawe bera amaso umwana wawe kuko hari abamaze kumuryamira muhanuzi muvuga butumwa munyamasengesho ubera amaso umwana wawe kuko abenshi barabaryamiye bamaze kubaryamira barabica hari abantu benshi bamaze kurya abana babo nabo bari guhiga uwawe ngo bamurye nabo bari guhiga uwawe ngo bakuguranire baguhe umurambo ariko nutaba amaso barakuguranira baraguha pirate usigare witwa umuhanuzi ariko utakiri umuhanuzi nagira ngo nkubwire ngo cunga izamu ryawe ubere maso umwana wawe udaheka ingobyi umwana yaraheze kera bataguha pirate umwana wawe bakamukuguranira bakaguha umupfu bakagutwara umuzima mbese umwuka wera aracyari muzima cyangwa se uracyahetse umwuka wera cyangwa barakuguraniye Imana itugire neza ubaze Imana umwuka wera ugifite ubaze Imana umwana uhetse uwari we giye gusoza kadusoreze muri Timoteyo urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 14
gusa duhite dusoza dusenga Imana. Somerane Paul, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 1 umurongo wa 14. Yesu, igice cya 1 umurongo wa 14 handitse ngo ikibisanyo cyiza wabikijwe kirindishe umwuka wera tubamo. Amen. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo ikibisanyo cyiza wabikijwe ukirindi ijambo wabikijwe urindishe umwuka wera, urindishe uyu mwuka wera ni uzajya uhembura ubugingo. Uyu mwuka wera ni uzatuma ubugingo bwawe buba buzima. Uyu mwuka wera namara kukuvamo ubugingo uzaba bubuze, egare kurimbuka. Ariko ijambo riratubwiye ngo ikibisanyo cyawe ukirindisha umwuka wera ukubamo. Bivuga ngo umwana wawe umurindishe icyo wamenye, umwana wawe umurindishe mwuka wera ukurimo. Imana itugire neza cyane. Mwakira ijambo ry'Imana, mwambara imbaraga z'umwuka wera, mutware intwaro zose z'Imana. Hanyuma nari kukubwira ngo rinda ikibisanyo cyawe hatagira umuntu ugutwara ikamba. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Baduha nimero yawe dusengere n'Imana. Nimero yanjye ni 0787 6 5 2 4 3 0787 6 5 2 4 3. Imana ibaha umugisha. Kadusenga Imana. Mana data wa twese mwiza ryawe, turagushimiye kubw'impuguro yawe nziza. Turagushimiye Mwami Kristo, wowe wabambwe ku musaraba ukatwitangira igorogota. Mwami Kristo mwiza, urangije uravuga ngo byose birarangiye. Uyu musaraba usobanuye iki? Uyu musaraba wabambweho usobanura ko waje kuduhuza na data wa twese uri mu ijuru. Niyo mpamvu wabambwe tukabamburwa, ukavuga ngo byose birarangiye, ukavuga ngo abarushye n'abaremerewe tugusangura turuhura. Natwe iyi saha turuhura ibyaha. Iyi saha dukureho abahanuzi b'ibinyoma, iyi saha ukureho abantu bawe bavuga butumwa b'ibinyoma, iyi saha bakureho inyigisho zibayobya, iyi saha bakure mu buyobe, ubayobore inzira yawe nziza yo gukiranuka, ubayobore mu murongo mwiza, ubashyire mu bwihisho bwawe. Mu izina rya Yesu iri jambo ribimure mu buyobe, iri jambo ribimure, iri jambo ribashyikirize Kristo Yesu, niwe uzabayobora neza. Mu izina rya Yesu akabarindira ubugingo, akabaha gukizwa neza no gukiranuka, bakitondera ijambo ryawe kandi bakarikomeza, bakaribikira mutima wabo kugira ngo batazagucumuraho. Mu izina rya Yesu usenge abayobye ubayobore inzira yawe, ubagarure Mwami, bagarure mu nzira yo gukiranuka. Aba bantu bataye kwizera bakaba bashaka kugira ngo bajye kubakora ibitangaza, ari ibyo bagiye gucisha mu bapfumu, ari ibyo bagiye gucisha mu barangi, ari ibyo Satani yabatumye. Abangaba Kristo tubayoboje inzira y'umusaraba, tubagaruje umugozi w'ubugwaneza, tubagaruje urukundo rwawe. Ubagereho, rubagarure, ubacabure Mwami, ubakore ku maso babashe kumenya aho bari kujya hariho, bakure mu nzira ya gihonomo. Kandi ndasenze Mwami, abari bakurikiranye ijambo ryawe ububake mu mitima yabo. Mu izina rya Yesu ubaye kurinda ikibisanyo cyiza babitse kiri mu mitima yabo, ubarinde gutandukira, kandi umwana wabo akomeze kuba muzima. Barinde wabaguranira akaba umupfu, kuko uyu mwana waravuze ngo ufite uyu mwana niwe ufite ubugingo. Urakoze bana natwe, komeze gushyigikira bere data. Ijambo ryawe ribazure, ijambo ryawe ribakize ikibi cyose, ijambo ryawe ribakize uburwayi. Nibamara kukwizera bakamenya ko ushoboye byose, bakamera kuguhindukirira. Uwiteka Nyiringabo, ejo nasomye ijambo rirambwiye ngo uracyafite uburyo Yesu, uracyabasinima, uracyafite uburyo bwo gukiza, uracyafite uburyo bwo gutabara, uracyafite uburyo bw'inzira z'ineza yawe. Niyo mpamvu ngusabye ngo bashyireho uburyo Mwami. Nta cyiza cyo mu byaha, icyaha uragihishira kikagusigira igikomere. Niyo mpamvu Kristo mwiza, Satani abwira abantu ati mishira ngusigira igikomere. Ariko ndagusabye Mana, abantu bakureho ibikomere by'ibyaha ubashyire mu munezero wawe. Urakoze kubyumvishe kandi kubikoze mu izina rya Yesu tubyambaje twizeye. Amen. Amen.